abanyamadini mvamahanga ntabwo ntinya kubivuga, ni abakozi b'umurozi uvuka Ishyanga. Aya madini yose ni abakozi b'umurozi. Oya, noneho genda uvuga ko Rutangarwamaboko yatukanye, nzabihagararaho. Kandi mujye mubitangaza uko nabivuze, ntimukabice, mujye mubivuga ari byo babyivugiye. Ntabwo babizi, nibwo buhone. Urumva uwo muntu ararwaye, uwo muntu wacanye inkwi zo mwirimbi wagize ate, ariko baramubaza ati nabaye iki, kandi icyo yabaye n'abakibona barakibona. Ubu ntacyo tubaye. Iyo umuntu aze akakubeshya akakubwira ati kiriziye ikuye kirazira, Iby'abapfu biribwa n'abapfu. Iby'abapfu biribwa n'abapfumu, kandi aribo babapfumuriraga. Warangiza wowe uti ngwino ngusengere, ngwino ngugirire nyananya, ngwino tujye mu butayu, tukaba tubona abantu bapfira muri za Kanyarira na za hehe hose bateshejwe n'imirimo yabo, n'imirimo izamura igihugu, ngo barajya gusaba Imana ibintu bakabaye basaba mu mutwe wabo, mu bitekerezo byabo, babisaba bakurambere babo bakabibaha mu miterekero. Ibihe byiza kuri mwese inshuti mukurikira Zahabu Media, ndabasuhuje kandi mbashimiye ko mukomeza kugenda mutwereka ko mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu. Nitwa Nkuye mu Rugeyive. Uyu munsi nagiye gusura umuntu ahantu za Nyarutarama, numwe mu banyarwanda bagikomeye ku muco w'u Rwanda. Bamwe mufite ukundi mu byumva bijyanye wenda n'indi mico cyangwa bijyanye n'ibindi mwemera, ariko we akora ubuvuzi bushingiye ku mwimerere w'umuco nyarwanda. Bamwe mukavuga muti ni umuvuzi, abandi muti ni umupfumu, ugaranatubwira icyo yemera muri byose. Ni Rutangarwamaboko, muramuzi, muraho neza? Muriho bene Imana. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Wabivuze, wamaze kumvuga. Ndi muganga Rutangarwamaboko. Umuganga rero ni impine y'umugangahuzi. Buriya ndi n'umuganga nk'uwabyigiye ku rwego rwa kaminuza. Aka kanyuguti tubiri da na ra bagashyiraho akadomo bivuga ko ari dogiteri, bakaba babihinnye. Mu Kinyarwanda twese uko duhina, bafata ijambo bakarihina kandi nabwo rikaba ijambo. Urumva, wumva umuganga ukagira ngo naho bigarukiye. Abenshi muri iki gihe nta kindi wamubaza hirya y'umuganga, ariko ntabwo ari byo. Uya ubundi ijambo nyaryo ni umugangahuzi, biva ku nshinga kugangahura, bigeranye no gukunkumura, gukenkemura, gukuraho, gukuramo ubwo bwandu. Ubuganga burya ni ubwandu. Abanyarwanda bataramenya malaria icyo ari cyo, baravuga bati umuntu yarwaye ubuganga. Nuvuga afite ibintu byamwanduje mu mubiri we, birimo kumusuhereza bigatuma amera nabi. Bakamugangahura, bakamuha ibimurukisha, ibimuritije, bigira bite kugira ngo bwa buganga bugabanuke mu mubiri we. Kugangahura niho rero hava umugangahuzi. Hanyuma uti umupfumu, ntabwo ari abantu babinyita, ariyo wabwiye abantu ko ndi umupfumu. Ureya ngo ubuze we bigusaba kwemera ko uri umunyamakuru. Uri umunyamakuru bikagusaba kwemera, ntabwo ari ukwemera, ni ukubuzi ko ibyo bintu ari byo. Uyu munsi wa none abantu bariyita ibyo batari byo. Ariko uyu muhamagaro wabasugokuruza ntabwo bisaba kwemera, niyo utawemera wo uragukurikirana. Ikimenyimenyi abaza amateka yanjye nuko nakuze, ntabwo ari byo nabayemo, nize nk'abandi, nkura nk'abandi. Ndetse uyu munsi hakaba bamwe bari banzi kera bashobora kuvuga bati uyu muntu asigaye ari umupfumu ate, ariko uwo murage urahari. Ariko ibihe twakuriyemo ni ibihe by'ihonya ntekerezo, ni ibihe by'ibyinjirire mvamahanga bitewe n'umurozi uvuka Ishyanga mu madini atandukanye, aho batududira yuko ibyacu ari ibishitani n'ibishenzi. Ibyo twazaniwe muri ibyo bitabo za Bibiliya n'ibindi za Korani n'ibiki akaba ari byo mvajuru. Reka ibyawe ufata ibyanjye, niko umuhanzi umwe Masabo Nyangezi yabiririmbye. Imana y'u Rwanda rwose ikomeze mushingisha intege, kimwe n'abandi bagiye bagira ibihangano bizima. Hanyuma ugasanga umuntu asa n'ubitaye. No mu mikurire yanjye kera, kwa kundi ngo ubaze umwana ngo uzaba iki, nko mu myaka nk'itanu data ngo yakunda kumbaza ngo uzaba iki.
nkamubwira ngo nzaba umuganga. Ati rero niba ushaka kuzaba umuganga wige cyane umenye ubwenge uzajya utsinda cyane, ati kuko kuba umuganga biragorana, ati nk'umuganga dufite mu Rwanda ubaga umutwe n'umwe, sinabashije kumenya uwo ari we, urumva nari nkirakana. Ariko ndamubwira ngo nzamurusha, utekereza umwana w'imyaka 5 nzamurusha, mbona akana kanjye gafite imyaka 3, imfura yanjye. Hari igihe tuganira ibintu nanjye nkabona karantangaje, mfite amatsiko yo kuzareba icyo kazaba cyo. Noneho nkamubwira ngo nzaba wa kabiri kandi nzamurusha. Narangije kaminuza ari njye utangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, aho twavuye abarwayi bari barananiranye kubera guca kuri za kirazira, tubavura nk'uko twabyize mu buryo mvamahanga, birananirana. Hanyuma nibuka bya bindi bya sogokuruza nibyo byabingaruyeho, ndavuga ngo ariko ko ari umurage wa sogokuruza, ko nabonaga ibintu nk'iba bivura bigakira akabigangahura, uje yirukanka, uje agira ate, uje ajunjamye, uwo bavuga yuko yarenze ku mahano aya n'aya akarenga ku miziro, akamukubita icyuhagiro, akamukubita icyuko, bya bintu bigakira. Wabisubiraho nkareba ko wumva hari n'umurage wabyo. Urumva ndi muri wumva ko kuko njya kwiyigira, urumva nizi kiganga, nagize amahirwe nkora niga ibintu bijyanye n'inzozi zanjye, ubwo nanaboneraho kubwira cyane urubyiruko kurikira ibintu bijyanye n'impano ikurimo. Nubasha kwiyumvamo ukumva ko iki kintu ari cyo ukunze, bari cyo ukurikirana, kandi icyo cyonyine kirahagije kugira ngo wigirire umumaro, kugira ngo ugire umumaro umuryango wawe, ugire umumaro igihugu cyawe n'isi muri rusange. Noneho nkumva rero ibyo ndabitaye by'ubupfumu byapfanye na sogokuruza yashaje afite imyaka 104. Naramuherekeje ndamuzi, nari mfite icyo gihe nk'imyaka 7 8. Hanyuma sogokuruza arigendera, nkumva rero iby'ubupfumu bipfanye nawe birarangiye, nta n'umuntu ugishaka kwitwa umupfumu muri icyo gihe. uba wisanze ubigarutsemo. Ubwo rero nkimara kumenya akamaro kabyo n'ubushakashatsi nakoze, urumva ariko nubwo mvuga ngo nabivuyemo birankurikirana, kuko iyo urebye ubushakashatsi nakoze ndangiza kaminuza biratangaje. N'abanyeshuri bagenzi banjye basaga n'ubanyise umusazi, abarimu uri mu biki, ngiye nakoze kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe. Ibyo bintu bivuze iki? Ibintu nkura kuri mama kera, nabwo icyo gihe nko mu myaka 5 tujya guhinga ndi imfuri wacu, kwa kundi nkunda umurimo kuva kera. Umwana agafata akanyirabunyagwa akurikira ababyeyi barimo bahinga, noneho nawe akagenda ngo agenda hingana nabo. Uko mama biba imbuto ati mwigireyo kirazira, ma ikisi igireyo imbuto itakugwaho. Imbuto se yantwara iki, amasaka yantwara iki, ma byagukenya byagutera ubuvukasi. Sinumvaga ibyo ari byo, ariko nkabona mu maso ye harijimye hameze n'abarandakariye. Nigirayo natojwe kumvira, ariko sinshirwe ntangira kubaza abantu bakuru ngo ariko ngo baguteye amasaka barimo kubibabya, ati wa mwana uzakora ishyano byagutwara, uramenye byagukenya. Gukenyuka gutesa amasaka yanyenya ati ngo wishe urutambara nyoko twite yarubya, ariko uyu mwana ntazakora ishyano ngo kirazira kwica inyamanza. Ukabona abantu bakuru bose kubera ikize, natwe niko twabisanze niko bimeze. Uramenye wa mwana we. Ku rwego rwa kaminuza rero nizi by'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze y'abantu, imyumvire, imigirire n'imyitwarire, kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Noneho ntabwo ubundi keretse ko abantu basigaye barindagira bakadoda ibintu bidafite epfo na ruguru, numvije ngo hari abakora ubushakashatsi banadodesheje niko babyita. Ariko ubundi ku rwego rwa kaminuza uba ugomba kwimbika ukabonera abantu ibintu batigeze babona. Yewe noneho nkibona uwo murwayi, twari muri stage ya mbere mu bitaro by'indwara zo mu mutwe, ndavuga kumbe bya bindi mama yambwiraga birakora, kuko nasanze wa murwayi yarasarishijwe no kwica inyamanza no kumene igisabo. Hari nundi wari warasaze kubera kwica inzoka. Uyu munsi wa none kwica inzoka ahubwo abantu babyumva nk'ibintu mvajuru. Iyo mana ibyo yazaniye abantu. Ubu kuturaho inzoka yinjiye ntabwo twayica. Yica. Ndashaka no kubihuza na Twitter yawe yo mu minsi ishize, ariko hagati aho mbere yuko tuyiganaho hari icyo nifuza gusobanuza. Uti ukuganga, kuba muganga biva ku kugangahura. Uyu munsi kugangahura kuba muganga biva ku kugangahura. Uyu munsi yego, uyu munsi turavuga ko abantu ari abaganga, ntitubita abagangahuzi, nyamara haracyariho abagangahuzi bagangahura ryari.
umuntu inkuba yamukubise hagakenera umugangahuzi, ariko hakaba abandi tuzita abaganga. kubera iki ibyo bintu? ni ubuhone uwagangahuraga biriya aho inkuba yakubise ni nawe washoboraga kuvura abantu barwaye indwara n'ibibazo bitandukanye. Ahubwo icyo kikaba aricyo kimumenyekanisha cyane kuko kirakomeye. Urumva inkuba yaje kubita inka, ikubita inzu yose, abantu baricaye mu nzu irabagagaza. Birenze ko umuntu yarwara indwara runaka, yarwara inzoka, yarwara ibintu bifatika mbese. Noneho yakora icyo akaba aricyo yitirirwa, akitwa umugangahuzi, ariko n'ibindi ni ukugangahura, ahubwo ni ubwandu butandukanye ku rwego. Urumva rero hari n'ibintu buriya tuvuga ngo abantu barasigasira umuco, barasigasira ururimi, ariko batitaye kuri ibintu by'imihango n'imigenzo n'imiziririzo. Ahanini nibyo nitaho, urumva ko ari nabyo nakurikiranye mu bushakashatsi. Nta kintu baba bakora. Kubera iki? Nk'ubu ntabwo wavuga ukuntu urengera ururimi, urengera ururimi kandi utarimo kwita ku magambo yarwo atakara yiswe ibishitani n'ibishenzi, kandi ahubwo ari izingiro ry'ubuhanga n'ubukungu bukomeye bwarwo. Urugero, umuganga, urumva ko basigaye bavuga umuganga ariko ntibazi iyo biva. Ni umugangahuzi. Ku buryo n'umuntu nyine yiga nk'uko twize akishimira gusigara yitwa dogiteri runaka, amagarado uko tugenda tuyagira, ariko ukaba utamwita uti muganga ngo yumve bigezeyo. Njye ubona yuko mfite amadiguri menshi atandukanye ku nzego zitandukanye, ariko mpitamo kwitwa muganga gusa. Kuko utongeraho umugangahuzi ni impine, ni nk'uko bahina ntibandike. Iyo tugiye kwandika se dogiteri, twandika dogiteri runaka, ushyiraho DR, biba bihagije. Profeseri ushyiraho profe, biba bihagije. Doctor of philosophy ushyiraho PhD, biba bihagije. No mu Kinyarwanda ibyo turabisangamo, ushyiraho muganga bikaba bivuze umugangahuzi. ubwo bituganishije rero kucyo nakita byari bigoye, kuko abadukurikirana nababwire ko twaje hatuje kuganira ku kintu cyitsa ku Mana y'u Rwanda versus Imana mvamahanga. Yego, ariko noneho byatugora kujya kw'icyo kintu tutikije kw'iki giheruka abantu babonye. Ndaho urambwiye uti umuntu agasara kuko yishe inyamanza, kuko yishiye inyamaswa. Ndanavuga nti ubu inzoka ije aha tukayica, urambwira uti aha wabukoza ishyano. Bihura na Twitter yawe nabonye ejo bundi abantu bibeshye ku nyamaswa bayica bayisingwe. Nanjye nagize amahirwe iriya nabonye atari ingwe byanze kunze, ni nk'imondo cyangwa indi yo mu miryango. Turaza kubyereka abantu. Iriya ni yo mu miryango y'ibyo twita imiryango y'injangwe nini, imiryango y'injangwe nini cyangwa big cats, ariko ni imondo ni n'inyamaswa itari aggressive cyangwa itenderanya cyane. Utariko ukoresha muri Twitter yawe ijambo ubuhone, bati n'ubwoba n'ubuhone, bati bakeneye abagangahuzi. Bazabiki batababonye? Nacyo nahise nibaza cyane. Tegereza uzabibona. Umuntu umwe baramubwiye bati kirazira gucana inkwi zo mwirimbi, ati se ko rizo iwacu ducana gusa twabaye iki? Aturetse mukuru wacu wavutse ntamara igihe agahita apfa. Ati noneho nuriya wundi muvandimwe wacu nawe ubona wavutse ayinamiranye, ati hanyuma nanjye washeshe ibintu ku mubiri, ati kandi ko hari imiti nyasiga watari ku bundi twabaye iki? Unamubwira ati cyo mwabaye kiramaze. None nawe utibaza biki? Ubu Rwanda ntacyo rubaye, Afrika ntakibaye itagifitiye imihango, itagifitiye imigenzo yayo. None se nahereye kuri ibyo ngibyo by'ibifatika, ibyo abantu bita ko ari ryo terambere kuko bizanahoraho. Aho dufite inzego zirengera ururimi, zirengera umuco, ariko akaba ari umuco w'ibireremba nyirizina yabyo udashobora gukurikirana. Akaba ari umuco utagira imihango, utagira imigenzo, utagira imiziririzo. Ukabwira abantu ngo nibahange kandi uzi neza yuko wabakuye ku mihango. Utagira imihango, igihe nasoza ubwo bushakashatsi nabivuze, utagira imihango ntagira ibyo ahanga. Utagira imigenzo ntagira uko agenza, ariko ibitugenza byo birahari. Uyu munsi wa none abantu barasabwa kugira uko bagenza kandi nta migenzo bafite. Barashaka kubaka ingo ziramba kandi ntibashaka kunyura mu mihango n'imigenzo yo kubaka. Bazaremye bate nshuti yanjye? Minyuza rero umbwira utari ko barabikora bakabikora uko biboneye, uko bikundaniye, kandi ingo zikaramba, ziraramba se.
ubushakashatsi bwakozwe se ku rwego rw'igihugu ntabwo bwagaragaje yuko muri ibi bihe ubutane bwiyongereye cyane kurenza ibindi bihe. Ubwo se nta kintu bivuze. Ndi inzobere mu by'imitekerereze y'abantu, imyizerere yabo, imyumvire, imigirire n'imyitwarire n'umuco n'amateka. Ibyo bintu ntacyo bivuze. Bivuze ibya wa wundi nyine wavuze ati twe ko tubigira twabaye iki. Ubwo ntacyo babaye. Ingo ziratandukana umunsi ku munsi, ntacyo twabaye. Abana n'ababyeyi ntukimenya, nta funi nta mujyojyo, ntacyo twabaye. Abana bajya ku mihanda bariyongera umunsi ku munsi, ntacyo twabaye. Abana baragomba kubahururiza ngo nibagire ababadopta babafate babita babo. Ibyo bintu bitarigeze bibaho i Rwanda. Ubu ni mu Kinyarwanda nta mpfubyi yabagaho, hakiri ababyeyi. Oya, umwana n'uwa bose, ntabwo ari uwa Rutangarwamaboko kuko ari wa mubyaye gusa ngo napfa bibe birangiye. Ntabwo ari umuryango we gusa, oya ngo napfa bibe birangiye. Hari abaturanyi, hari abanywanyi babanye. Ubwo si byo biracyariho kugeza ubwo leta yirirwa ikora kampanye no mu bayobozi, nimufata abana mu biyitirire, mubagira abanyu, fata umwana wese nk'uwawe. Ibyo se umuntu w'umutima yakaba yabigira. Imihango n'imigenzo birabidutegeka. Ubwo se shuti yanjye mwaretse tukabaho ubuzima bushingiye ku muco, yuko nitutabubaho tuzasigana na bwa buhone nyine. Guhona urumva, hari icumu, hari umuhoro, ibi bintu byose by'ubugi, hari umwambi. Ni ukuvuga igihe kitakibasha gupfumura, na wa mupfumu wambazaga biva ku nshinga gupfumura. Ariko urumva tutaratakaje ibintu byiza kandi bikomeye. Ariko mbabarira umbwire, kugeza ubwo ijambo nk'iryo rikomeye ry'ubwenge n'ubuhanga no gutoranywa n'Imana ry'ubupfumu ryitwa ibintu by'ibishitani. Nakubwiye ko nanjye ubikubwira ntabwo nabikundaga, kandi urumva nakuriye kwa sogokuruza, nasigaye mbyanga kubera sosiyete nakuriyemo. Nigiriye mu kiganga uko nagishakaga, ndavuga nti Imana izo nanjye mbaye umudugiteri nk'abandi, ndaminuje. Ibyo birahagije tu, iby'abapfumu mbivuyemo. Urabivamo ntibikuvamo. Cya kintu wa murwayi mpuye nawe nibyo bingaruyeyo. Igihe inzobere n'abaganga batandukanye bo ku rwego mpuzamahanga bananiwe, jewe ndabikoze ndi umustajeri. Mu gihe cy'amezi 3 babarwayi bari bamaze gukira bwa bupfumu, ahubwo utagiyeyo waba urimo guhona. Turaza kubiganira. Rero bakeneye guhonoka. Ni ukuvuga mu gihe twacinyizwaga, by'umwihariko bikazanwa mu gihe cy'ubukoroni, ubukoroni bukabanzirizwa kandi bugasasirwa n'uyu munsi wa none bukaba bugikorerwa n'amadini mvamahanga. Abanyamadini mvamahanga ntabwo ntinya kubivuga, ni abakozi b'umurozi uvuka Ishyanga. Aya madini yose ni abakozi b'umurozi. Oya, noneho genda uvuga ko Rutangarwamaboko yatukanye, nzabihagarara. Kandi mujye mubitangaza uko nabivuze, ntimukabice, mujye mubivuga n'ibyo babyivugiye. Ntabwo babizi, nibwo buhone. Urumva uwo muntu ararwaye, uwo muntu wacanye inkwi zo mwirimbi wagize ate, ariko baramubaza ati nabaye iki, kandi icyo yabaye n'abakibona barakibona. Ubu ntacyo tubaye. Iyo umuntu aza akakubeshya akakubwira ati kiriziye ikuye kirazira, iby'abapfu biribwa n'abapfu, iby'abapfu biribwa n'abapfumu, kandi aribo babapfumuriraga. Warangiza wowe uti ngwino ngusengere, ngwino nkugirire nyananya, ngwino tujye mu butayu, tukaba tubona abantu bapfira muri za Kanyarira na za hehe hose bateshejwe n'imirimo yabo n'imirimo izamura igihugu, ngo barajya gusaba Imana ibintu bakabaye basaba mu mutwe wabo, mu bitekerezo byabo, babisaba bakurambere babo bakabibaha mu miterekero. Icyo kintu turakitsaho cyo kureba kuko ni nacyo cyanatuzanye. Urumva icyo cyuma cy'igipfumura turaza kubyitsaho. Ariko hari icyo twari twibajije bijyana na ya nyamaswa twagiraga ngo tukiveho. Wambwiye uti hari inyamaswa ziticwa, nicyo kintu umuntu ashobora kwibaza kubera ingaruka bishobora kugira. Ni izihe nyamaswa zicwa, ni izihe ziticwa? Nta kiticwa, nta n'ikicwa, nta kurama kudapfa, nta n'icyabereyeho kwicwa. Ubuzima n'umweru n'umukara, uratangazwa n'iki? Nijoro n'amanywa. Urashaka gukuraho ijoro se? Ryihorere, ariko si wowe urizana. Ntacyo wakora ngo urizane, nta n'icyo wakora ngo urikureho. Gupfa kw'inyamaswa izapfa nkuko nanjye nzapfa, ariko wibizana, wibitera, wiba kabitera. Kibazo si urupfu rw'inyamaswa, kibazo ni kabitera yabyo. Ese ko muri zo harimo iyo ushobora kutica ikakwica?
n'imondo. imondo ntabwo ifite ingufu zakica umuntu. Rero tujye tunavuga ibintu tudashingiye ku marangamutima. Ibyo twavugaga by'ayo madini n'ibiki byose n'imyumvire ipfuye yazanye nabyo duhonesheje. Nk'ubwo uratinya inzoka atari ikindi, ni ibintu byanditse muri Bibiliya bikubwira ko inzoka ari Satani, ariko inzoka ibaye Satani hehe? Umuntu arateshwa ubuhone bwe no kubwicuza ngo ni Satani yari yanteye. Satani yaguteye ite? Nge nize animal psychology. Isomo rimwe muyo nize ni bijyanye n'imyumvire, imitekerereze n'imyitwarire y'inyamaswa. Iyo inyamaswa zijya kuryana, izi bavuga ko ziryana, sizo ziryana. Baranakubwira ngo ningwe ntiyari zigufata ku gakanu, yarabyigishijwe. Uwo mugani ntabwo tuwufite. Iyo siyanse nizitaraza birahari. Sogokuruza ni umuvumvu kuva kera, nako sogokuru aracyana ari howe. Yajyaga guhakura akajyana ifumba ye akagenda aririmba amavumvu. Abavumvu b'iki gihe ubu kuko batazi ayo mavumvu, ikoranabuhanga ari nabyo ko ari ubuhone. Hanyuma akipfuka akashyiraho ibintu bitari bumuhuze na za nzuki, ntaziranye nazo ariko arashaka kurya ibyazo. Ntizimuzi ntazizi ariko arashaka kurya ibyazo, nguko uko abantu bameze uyu munsi wa none. Twebwe rero nisanzura ubundi twari dusobetse. Inzuki tuzikeneyeho ubuki, ariko tugomba kumenyana nazo, tugomba gusigasira ubuzima bwazo. Noneho umuvumvu akajya mu nzuki aziririmbira ururirimbo. Ubuzima bw'Abanyarwanda ni ururirimbo gusa. Hanyuma akazuka wa mwotsi zikigirayo, ariko mu mwuka mwiza nk'izicaniwe kubera rwa ruririmbo. Uko aririmba niko muri watekana, niko nta misemburo y'impungenge iza muri we za adrenaline, niko nta misemburo y'umujinya iza muri we za noradrenaline. Noneho zikumva ni byiza cyane nk'uko umubyeyi aterura umwana, ugahakura ukigendera. Ibyo ni ubuhamya bwa sogokuru. Yaguraga tumufashije ifumba tureba ntizimurye, arakubwira ati nirunagukoraho ntiwikome. Tekereza uruyuki ruracitswe rurakuriye, ariko ngo ntiwikome, kuko niwikoma uraba usembuye intambara, uraba werekanye yuko uri umugizi wa nabi. Wabyumvise? Noneho izi nyamaswa zose bavuga ko ziryana, hari izo nzuki nguhaye urugero, hari intozi, hari inzoka, hari imbwa, hari n'ibindi biryana kubera ko zumvisha imisemburo y'impungenge zirayihumurirwa cyane nk'imbwa, kugira ngo ikumokere, kugira ngo ikurye, no kuba ufite iyo misemburo. Yakumva iti ariko uyu muntu ari ikenga iki, ikagutanga rero kugira ngo nawe uze kuyitanga. Urugero nguhaye ni ibyo by'abavumvu ba kera. Nguhaye urugero rwa sogokuru aracyariho, nushaka uzajye mu bibungo bya Mukingo umubaze akiriho, bitazasigara ari bya Rutangarwamaboko kuvuga abazimu gusa. Impamvu mbabwira abazimu nuko mutigeze mumenya ibyabo, none nibo mizi yacu. Uragira ngo ujye nkubwira ibintu byo mu mashami, reka nkubwire ibyo mu mizi. Ndi umushakashatsi. Impamvu nkubwira abazimu nuko ari bonzi. Abazimu ni beza. Beza cyane. None ubwiza bw'amashami si imizi y'igiti cyayo? Umfasha, siho tuvoma, sibo turibo. Ubwo si igiti kitagira imizi nticyuma. Wabyumvise? None izo nyamaswa rero uvuga ngo ziraryana, ntiziryana, ni wowe waziteye kuryana. Cyangwa nizishake ziryane. Ubuzima si indyango urye. Ubuse ntitubirya buri munsi, kujya bijya kuturya twebwe tukishaririza, tukigira ishyano ryose. None se ubwo nimba tutemereye kuzica tuzajya turya izihe? Ubundi subereyeho kugira ngo uzice ubone kurya, wabura ibindi urya. Ariko noneho niba ari nuko bimeze, ni nk'uko nazo zigeraho zikarwana, hakaba izirya izindi, ariko ubuzima bugakomeza. Niyo mpamvu rero muri za kirazira zacu, iri ni isomo rirerire tudashobora kurangiriza kuri iyi mikoro yawe na kamera yawe. Icyo nabonye muri kirazira zari zibereyeho, bya bindi nabazaga mama, ntabwira ariko akambwiza igitsure, nabaza abantu bakuru, nabaza abo nita inzobere mu bintu, nabo mu muco bakambwira bati niko twabisanze. Nakoranye n'abasaza benshi batandukanye muri ministeri y'umuco, barambwira bati byinshi niko twabisanze. Wa mwana uramenye, niko twabisanze, ntashobora kukubwira impamvu yabisanze atyo. Urumva abantu se hatari ubuhone. Hanyuma nza gusanga ko kimwe mu byo kirazira yabereyeho ni ugusigasira ubusugire n'ubusagambe bw'ubuzima mu bantu n'ibintu.
kurinda ibintu byajyaga kubura bya hato na hato kandi kubigarura bikaba bidashoboka. Nk'izo mondo na kera na kare n'icyatumye iyo kirazira ijyaho no kuzibona ntabwo byabaga byoroshye. Ni kimwe na yashaba kubwira ngo ubone ishitambo gatanurwa wari wambaye ugashaka kuyirukanka inyuma kandi nturi buyishobore. Ariko ntibivuze ko zitapfaga, ni nabwo buryo dufite izi mpu z'imondo. Ahangaha turi nabibwira abantu wenda ni ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, nanabereye umuyobozi mukuru. Iki kigo cyatangizwe nyuma y'ubwo bushakashatsi, mvuga nti kigisha abantu kwisubiramo, kongera kwiyumva, gusubiza agatima impembero, noneho bakagera muri nyirizina yabo, bakazahuka, bagahonoka, bakabaho ubuzima bushingiye ku muco wabo, kuko umuco ariwo shingiro. Aha rero turi muri gahunda y'imurikamuco nyarwanda rihoraho n'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Kugira ngo tubigereho byadusabye kuzenguruka igihugu cyose ahantu hatandukanye, tugenda dushakira bya bintu bya kera bya kinyarwanda, kugira ngo twongere tubimurikire abantu. Nuvuga rwa ruhu rw'imondo, nuvuga imondo, byibuza n'umuntu ese ubundi buri abantu bari kumenya imondo batarebeye nko kuri uru ruhu ngo bamenye ko n'ubibabwira bizi koko. Izi mpu nizo twakuye mu bahigi ba kera bahigiraga ibwami. Buriya habagaho umuhango wo guhamura impu z'imondo. Ntabwo ari uguhiga imondo, urazihigira iki? Ni uguhamura. Nje guhamura umuti, ntabwo wavuga ngo ngiye guca umuti, nuwuca uracika nyine. Ni uguhamura umuti. Yego, abandi wavuga guhamura bakumva ni nko kujya gucirira ibintu bibi. Kandi guhamura, hari guhamura kwiza, hari no guhamura kubi. Noneho rero hakabaho umuhango wo guhamura impu z'imondo. Ari hehe bazikeneye? Ntabwo ari umuntu wari we wese, ni ibwami. Uzabyumva mu nanga zitandukanye. Umwami ngo atuma ku bahigi. Hano dufite abasaza barimo uwitwa Mushabizi washize ubwoba, niwe musaza rukumbi usigaye mu Rwanda mu babayeho bo mu gihe cye bacuranze inanga. Yacuranganye na Bakirutse Thomas, na Base Batunzi, na Bakabarira Viateur, bariho ari bakuru cyane, ari umusore. Hanyuma ubu niwe rukumbi usigaye mu Rwanda. Noneho rero bacuranga iyo nanga y'umuhigo, bakanabukina uko yagendaga. Umwami agatuma ku batware, abatware bakabwira abahigi babugenewe ngo bajye kumushakira impu z'imondo, kuko impu z'imondo zategurwaga ibukuru, ntabwo ari z'umuntu wari we wese. Hanyuma zigahabwa n'abapfumu berejwe imihango b'igihugu bo gupfumurira igihugu, bakazikoresha mu mihamuro itandukanye yo kugangahura igihugu no kucyereza imitsindo. Ariko hano ntabwo mbonamo imondo gusa, ndi kubonamo uruhu rushobora kuba urw'urutoni, ndabonamo ingwe, n'ikindi ntari gusobanukirwa neza kuko urutoni, ego urutoni rwo ndarubona. Yego, urutoni kari agatoya, ahari abantu barakabona, akangaka kari urutoni. Hanyuma iyi ni imondo ntoya, iriya yo hirya ni imondo nini. Iriya yari yarakuze cyane, ari nayo mpamvu kuri ibyo wambazaga nayo n'urutoni runini. Kuri ibyo wambazaga ari nayo mpamvu abantu bayikanzemo ingwe kandi atariyo. Kuko byose ni ubugondo, ariko ubugondo bwose ntabwo ari ubugwe, ntabwo ari iki, biratandukanye. Niyo ngwe nayo igira uko ibana n'abantu. Muri ubwo bushakashatsi kuri kirazira mfite ingero nyinshi z'abantu bakijijwe n'ingwe mu gihe cya jenoside, arizo yari ibazanira ibyo kurya ahantu bari bihishe, abantu bagenzi babo babavuyeho aribo barimo kubagirira nabi, warangiza ukavuga ngo muri jenoside abantu bari babaye nk'inyamaswa. Ntibishoboka, bayita umugabo we nijoro. Muri ubwo bushakashatsi mfite abantu benshi bambwira bati jyewe iwacu ingwe niyo yamperekezaga, niyo yaherekezaga data yasinze, ikamugeza mu rugo, yamugezayo akitahira. Urayishaka hiki? Noneho si n'ingwe rero, ni imondo. Imondo niyo ikimbabaza, jyewe ndi umukuru w'imandwa, sogokuruza yari umukuru w'imandwa. Kugira ngo wumve ubukomere bwabyo bigiranye na ba musenyeri b'iki gihe, ariko bo baraberenze. Umukuru w'imandwa arenze abo bitwa ba musenyeri b'iki gihe. Noneho imondo rero ikoreshwa, ubona ko twambara impu z'imondo iyo turi mu mihamuro yo kubandisha no kubandwa no gutsindira igihugu ibibi no kugisabira ibyiza ngo cyishyuke. Nuko mu kubandwa biva ku nshinga kubanda bikavuga komatanya, tuba duhamura umuhamuro womatanya abantu n'Imana, womatanya abantu n'abazimu babo ngo batazima ya mizi yacu.
urumvamo icyo kintu, noneho tukambara imondo, urumva harimo kwa kubanda, kwa komatanya, mbese kimwe kikegera ikindi ubudatandukanywa. ni nako umuhamuro unarimo ni uko twebwe n'ibidukikije mu mihango n'imigenzo yacu turisanga n'ingoyi, turasobekeranye, turomatanye, turabandanywe. Hanyuma umuntu yakwibanduraho uruhu, hari uwakwikuraho uruhu. Kwita inyamaswa nk'iyo nicyo bivuze. Ubwo nkurikije ibyo dusobanurire birashingira ku cyo wita guhona, ko twataye gakondo, ko twataye umuco wacu, ko twishingiranyije n'Imana y'imahanga tugatandukira iyacu. Hari isengesho nakundaga kubona abandi musangiye gutsimbarara ku muco mu Nyarwanda bagira bati seka gasa n'iki Rwanda urusekere rugubwe neza. Ntabwo ari ugutsimbarara, buri muntu utsimbarara nuwananiwe kwemera yuko byananiranye cyangwa ko ari mu mafuti none hagatsimbarara. Twe ntidutsimbaraye, ahubwo dukomeye kuri ibi bintu kubera ko bifite ishingiro. Urumva ko ibi bintu nkubwira ntabwo mbikubwira nk'amarangamutima, ntabwo nkwemeza ubupfumu kuko ndi umupfumu ngo uzaze kundaguzaho rorera, abandaguzaho ntibabuze. Ngenda bikubwira nk'umushakashatsi n'ibintu bizakugirira umumaro, kugira ngo nutanabyemera nk'ibyagufasha mu buzima bwawe nimye, kuko ukeneye gupfumuza. Nutapfumuza Kinyarwanda uzapfumuza mu buryo mvamahanga kandi ntacyo bizakumarira. Nabo bararaguza uburyo bushingiye ku nyenyeri cyane rwose. Nose za horoscope zivuze iki? Ntago ari ubupfumu ariko horoscope yabaye siyanse. Kuki se ubupfumu utaba siyanse? Ari ibyo bintu atari ubuhone. Noneho ibi bintu ndabikubwira kugira ngo byibuze ubigiremo ubumenyi, noneho akantu hakana ibyuzi. Tuba tugira ngo tubyereke rubanda, uhakana ibyuzi. Urumva ko nko muri ibyo bintu by'imondo nushaka urorere kwemera imihamuro irimo n'imitsindo ngo ntacyo bivuze, ntacyo uzabimenya byakugezeho. Wahereye imbazo ababigize bazabiki? Tegereza sijya ubibahamuriraho. Nibiriho nibizaza. Gusa uvuze ko nyine urugo yapfuye ntabwo ari ubumwishe. Hanyuma byibuza ubimenye nk'ubumenyi bushobora no kugufasha no mu buzima busanzwe, kuko ibinyabuzima iyo bivuyeho aho siyansi igeze nuko n'abantu bitwa ko ari byo binyabuzima biruta ibindi ariko ntacyo tubarusha, nuko gusa Imana yabidushinze kugira ngo tubisigasire, nabo barazima. Aho ndi kumva usa nkaho ukoresheje ijambo rya Bibiliya kandi, kuko niho bavuga bati bahaye Adamu n'abamukomokaho kuyobora isi n'ibiyituye, cyangwa n'Imana y'u Rwanda niyo yahaye abanyarwanda kuyobora ibindi binyabuzima. Ahubwo si yo Mana uvuga ya Isiraheli ibaho. Nta kintu kibaho kidaturutse i Rwanda. I Rwanda rego ugomba kuhamenya, ndaza kuhasobanura. Iyo bavuga Imana y'u Rwanda ntago baba bavuga Imana y'u Rwanda. Oya, Imana y'u Rwanda bitandukanye n'Imana y'u Rwanda, nkuko bavuga Imana ya Isiraheli. Isiraheli urumva baranikubira, barashaka gufata Imana yabo ku giti cyabo mu gihe ubundi Imana ari iya bose, bagashaka ko isi yose yemera. Ni nayo mpamvu byemejwe, kubera ko nta muntu wajyaga kubyemera ku neza, byemejwe ku ngufu. Ubukirisitu bwigarurira Afurika bukoresheje imbunda, Ubusiramu bwitwaza inkota, batumarira ku icumu. Abantu babonye ko bagiye gushira baremera barayoboka. N'umwami wacu Musinga kugira ngo agerageze, ariko byange bamuciriye ishyanga, we yarabyanze burundu, yanga gutanga u Rwanda ngo arwegurire undi mwami, kandi nawe ari umwami warushinzwe. Arwegurire undi mutambyi, Yesu uwo bamwita umutambyi ngo mu buryo bwa Melkisedeki, ni ukuvuga mu buryo burunduye bwo hejuru, nta wundi mutambyi umusumba. Nta muntu rero usumba umwami ku isi keretse Imana yonyine, kandi Imana si umuntu. Ni nayo mpamvu umwami ari agasani gasengwa, akaba ari n'agasani kadasengwa, kuko ntiwamwifata nk'uko ubonye. Niwe abantu bakesha byose. Semidogoro ya Semigege ni umusizi yarabivuze. Umwami uyu si umuntu, aba umuntu ataratorwa, atorwa akiyaka rubanda, si umututsi, si umunyiginya. Ibyo byose arabyiyambura. Ni Imana mu bantu, niwe gasani gasengwa. Niwe rero wakwita umutambyi mukuru muri izo mvugo zabo, sacrificateur, le grand sacrificateur. Uti Imana, iyo tuvuga Imana y'u Rwanda ntabwo tuba tuvuga Imana y'u Rwanda, bitandukanire.
i Rwanda ibyo yankoreye si ibintu by'i Rwanda, uriya muntu si umuntu w'i Rwanda. Uzi uriya musaza ni umuntu w'i Rwanda, wagira ngo ni umuntu ni Imana y'i Rwanda yigendera. Uti noneho Imana yanyu ni abantu baramaze, ntitugira imwe tugira nyinshi, ati musenga ibigirwamana. Iyo Mana yanyu yiharira ubumana bwayo gusa, ntigire undi busangiza, niyo ngome kurusha abandi, kurusha n'ibindi byose bibaho. Twebwe Imana yacu ikwira mu bantu n'ibintu. Rero i Rwanda haba havugwa ni imutima, umuntu w'umutima. Uriya muntu si umuntu w'i Rwanda, si umuntu w'umutima. Byankoreye si ibintu by'i Rwanda, si ibintu by'umuntu ufite umutima. Tugaruke mu nzira z'ubwiru. Ubwiru wibuke ko ari cyo kintu cyambaje gusenywa mbere. Hanyuma ariko umwami Rudahigwa wasimbuye ise Musinga agakora ikintu gikomeye, akabwira Kagame ati andika ibi bintu, Alex ati andika ibi bintu nk'umufilozofe ubibike mu mateka kuko nabona bishobora kuzimira. Yarakoze cyane, ariko agwa mu ikosa rikomeye nawe ryo gutanga u Rwanda none harwegurira Kirisitu umwami Nyagasani. Hanyuma ufashe u Rwanda urweguriye umwami, nawe uri umwami, ubwo suro cyari umwami cyane akomeye, n'ubu aracyadukurikirana. Ariko yabigize kubera iki? Ngo mpongere umwanzi ndebe. Ariko yibagirwa ko uhongera umwanzi ukamara inka mu rugo nawe uhongera umwanzi. Icyo gihe abantu bari guca mu yindi nzira. Make yakundaga igihugu ariko yisanga yakigabye atabigambiye. Umutima wa se Musinga. Ndetse nagira ngo nkubwire yuko uko amateka tubwira tuyabwirwa n'abiru babaye muri iyo ngoma, tugira amahirwe hari bamwe bakibasha kuba bahari, barakubwira yuko buriya gukora biriya no kujya ku ngoma kwa Rudahigwa ntabwo ari uko yanyuranije na se Musinga. Oya, harimo ahubwo n'ikintu cyo kumubwira ati mwana wanjye, wowe wenda uracyari muto, uzashobora jewe ibyo nananiwe, ngaho gerageza tunarebe yuko havamwe amaraso yanjye amenyereye n'akamenyero, wowe ujye mu nkundi mwami kandi ugerageze witware nkaho ubumvira, urebe ko hari icyo bizageraho. Bigize icyo bimarasa. Ikiza rero ijambo ry'umukuru niryo ry'umukuru. Musinga ati ndagiye rugwiza kurinda ngo Ishyanga ntagira igicumuro, ariko sinatanga igihugu kuko si icyanjye, ni icy'Imana. Imana niyo yagihaye Abanyarwanda. Nimubaze Abanyarwanda mwumve ko babyemera, ntago bari kubyemera. Rero i Rwanda imutima mu nzira z'ubwiru rero tubonamo isengesho rimwe, ahubwo reka ibyo abantu barindagiramo birirwa basenga Imana ibyo idakwiye kubisegwa, gusega urumva ko ari bibi. Ibi byo gusenga niko bimeze rero byo muri ayo madini wavugaga. Abanyarwanda nta kindi kintu basaba, ntibasaba ibiryo, ntibasaba ibyo kwambara. Dufunguro ridutunga uyu munsi, ifunguro ridutunga de none ayasha, ifunguro ridutunga urarihabwa n'Imana, ko urihabwa n'amaboko yawe, ukarihabwa n'umubyeyi wiyushya kuya kugira ngo akugaburire. Imana urayigondoreza. Uzi ko hari ibintu udakwiye kubusaba Imana, ukayisaba n'ibyo kurya. Urumva abo bantu atari abatindi, yarabahaye amaboko yo gukora, yarabahaye ababyeyi babagaburira. Ikintu kimwe cyonyine ni cy'Abanyarwanda, nicyo gikwereka ko Abanyarwanda ari twe bana b'Imana, abandi bose bakaba bakwiye kubimenya neza, kuko nabo ni abana b'Imana, ariko barahonnye bakabimenya neza, ari twe tubibabwiye. Niwo muhamagaro w'Abanyarwanda. Burya twebwe twitwa bene Imana. Horana Imana Kigali, ariko abanyazi bo barasenga Siyoni. Tuzajya Siyoni, turi abagenzi, turi mu nzira. Umugenzi urumva yamarira icyo u Rwanda? Umuntu w'umugenzi wigendera iwacu sino, ntabwo ari hino kandi ari havuka, ariho naho azapfira agahambwa akagira atari ko ndi mu rugendo ndagenda. Aya mazu mwubaka twe ntituzayabamo, twifitiye amazu meza Imana yaduteguriye hirya y'izuba. Isiyoni, Yerusalemu we tuzajya. Yerusalemu irahari ku isi, genda urebe uwo murwa urahari. Siyoni irahari, uwo musozi urahari, abantu bajya no kusura mu bukerarugendo. Hari masters imwe mfite mu by'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Abantu barimo kwinjiza amafaranga kubera izo nyigisho z'ubuhone bamaze kutubibamo. Wowe nawe wakabaye uririmba Kigali. Nongere mbivuge mbikomeje, abankurikiye kuri izi mikoro zanyu, kuri izi kamera zanyu, bene Imana, Banyarwanda, Banyafrika, niba mushaka guhonoka mukazahuka, mukongera kuba abantu bazima, mukagira ibitekerezo n'umutima, mukagira ubugiri n'ubugwiza, mugatunga mugatunganirwa, mukaremye mugakira ubukenya n'ubugingo buke bubahoraho,
nimugarukire Imana y'u Rwanda, aho mwaririmbaga Siyoni nimuharirimbe Kigali, nimuharirimbe imirwa y'iwanyu nyafurika ikomeye ibitse amateka, nimuririmba Afurika, nimuririmba u Rwanda ruhora Rwanda. Urajye kuvuga Israel urayizi wowe nturanahagera, niba se waranahageze si igihugu nk'icyawe, we kuki utaririmba igihugu cyawe ukirirwa uririmba icyahandi? Ubwo urumva uwo muntu utumufite, uwo muntu azapfateje igihugu cy'imbere, azapfa yubatse u Rwanda ari mu rugendo agenda aragenda. Bamwe muri bo bateye imbere baranakiza abigisha izo nyigisho, bameze neza, bafite ubutunzi umutima. Hari icyo bakubwira yuko umuntu afite ibintu ariko nta buntu afite. Ubuntu mu bantu n'ibintu. None si igikatsi ntubu kibona kiraho gitumbaraje, ariko umuntu yakinywa akakubwira ati bakimazemo ubuntu. Ntabwo bavuga ko bakimazemo ubukatsi. Abo bantu basigaye bavuga ubumuntu. Ubumuntu ni ubuhone, ntabwo bubaho. Ni ubuntu mu bantu n'ibintu. Ntabwo bavuga ubuyoga mu nzoga, ntibavuga ubukatsi mu gikatsi, ntibavuga ubusheke mu gisheke. Ubumuntu mwabukuye. Ubumuntu bwazanye icyakoza no kugira ngo bareme na kinyamaswa. Ubunyamaswa hanyuma inyamaswa zibirenganiremo. Victimization muri zo ndimi zombi. Ni ukuvuga ibyakabaye byitirirwa umuntu mu buhone bwe abyikureho abishyire ku nyamaswa itabasha kuvuga ejo kandi bizire. Uravuga iyo myemerere ko ari ubuhone, nyamara nawe wakuze usa nkaho uhunga ibyo wemera uyu munsi. Icyo gihe rero tubwire wigishijwe iki kugira ngo ni nk'iki wibuka ukavuga uti nari umuyobe nari ngiye? Umuntu bise Makurayi, ngo ni Lord Makurayi, ni nka Nyagasani Mwongereza, bamutumye ni mu gihe cy'abamisiyoneri n'abexplorateri gutembera Afurika, kureba Aziya, buri Ubuhinde, Ubushinwa. Ahanini abo bantu burya abantu ba mbere baho nabirabura, ni nkatwe. Uzanasanga niyo bigaragaza uyu munsi badashaka kugaragaza abo bantu kuko baracyahari, hari bake bagihari. Oya baba bashaka kugaragara basa n'abazungu. Abino nabo uruhu bakarukunyura bagatukura bakagira bate bakazapfa batonyoka ngo barashaka kuba abazungu, nibihone. Rero aje arazenguruka, agezeyo agiye gutanga raporo ku ntego ishinga